byanze bikunze ntabwo waba utarumva yuko abantu bakorera amafaranga kuri Instagram baba ari abantu bazwi cyane basitari bikomerezwa n'abandi bantu batazwi cyane ariko bafite account kuri Instagram ukajya kumva ngo bakorera amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi rero niba ujya wibaza ibyo bibazo cyangwa ntabwo ufite inyota yo kuba umwe muri abo bantu binjiza amafaranga ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram, uyu munsi nakubwira ngo wageze ahakwiriye. Ngiye kukubwira uburyo burindwi wakoresha ukinjiza amafaranga kuri Instagram. Niba utaragana kuri subscribe reka mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo tuzacikwa na kimwe biganiro ndetse n'amakuru meza kuri mu buhanga n'ubushishozi turaba tubashyikiriza. Reka mu kanya gatoya tube ko twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi ku buryo bwimbitse. Ntimucike. Kunyuza amafaranga kuri Instagram ni gushyiraho content ziri sponsored. Mbese niba ufite abafollowers bahagije bashobora kuba bakurura abantu bashaka kunyuza ibikorwa byabo bitandukanye ku rubuga rwawe, ubu ni uburyo bwa mbere wakwinjizamo amafaranga rwose. Ikindi kandi umaze kubona nawe ufite umubare uhagije w'abantu bagukurikira, nawe wagenda ukegera amakampani atandukanye ajyanye n'ibintu ukunda kuvugaho ukabasaba yuko mwagirana ubufatanye. Ni ukuvuga ngo ibintu abantu benshi rwose barabikoresha bakinjiza amafaranga mu buryo butandukanye kandi amafaranga atuma imibereho yawe irushaho kuba myiza. Ugiye guhitamo abantu mukorana ugomba guhitamo abantu bo kwizerwa batazatuma abantu bagukurikirana ari nabo baguzi b'ibintu bakora babatenguha, mbese bakumva ibintu babakoreye ntabwo bibanejeje kuko nawe bizakugiraho ingaruka byanze bikunze. Rero hitamo wisely, hitamo rwose mu buryo bw'ubwenge, uhitemo neza, ntiwihutire gusa ibishishagirana, uhitemo n'umuntu utazakwicira izina. Uburyo bwa kabiri wakwinjiza amafaranga rero binyuze kuri Instagram ni uburyo bwo gukora iduka ryawe rya online. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite website ucururizaho ibintu runaka. Ubwo rero uburyo wabikoramo, website yawe igomba kuba ifatanye na account yawe ya Instagram. Ugomba kwitondera mu gihe urimo gukora iyi online store yawe, ni byiza yuko iduka ryawe rihuza na nishe yawe, ibintu byo uvugaho kugira ngo abantu baje bagukurikiye bumva ibyo uvuga bahita bajya no kugura ibicuruzwa byawe. Bumva ko rwose ari ibintu byakwihuta ukinjiza amafaranga rwose mu buryo bufatika. Uburyo bwa gatatu rero wakoresha ni ukwinjira mu buryo bwa affiliate marketing. Affiliate marketing rero ni uburyo nabwo abantu benshi binjizamo amafaranga online. Ni ukuvuga ngo ugirana imikoranire n'ayandi makampani y'ubucuruzi, bakaguha link ushyira ku rubuga rwawe rwa Instagram, umuntu yayikandaho akahita yinjira kuri website akajya kugurira abantu ibicuruzwa, warangiza ukabona ya komisiyo. Mbese bikora nk'ubukomisiyoneri bw'ahangaha, ukuntu umuntu ashobora kurangira nk'inzu warangiza wayigura akabonaho nawe ye. Rero ni uburyo abantu benshi barabukoresha cyane, haba abafite imbuga za blog bashyiraho amakuru, n'izi mbuga nkoranyambaga zirimo na Instagram rwose barabikoresha bakinjiza amafaranga. Rero nawe niba wumva ari ibintu washobora, uzazuyaze rwose ushaka abantu, ushaka amakampani online abahari, umugirane imikoranire, ubundi nawe ujya winjiza amafaranga nk'abandi bose. Ushobora kuba uri kwibaza uti se ibyo bigo twagirana imikoranire nabikura hehe? Nta handi rero wabikura uretse kuba wajya kuri Google ukandikamo uti affiliate marketing opportunities. Ahantu nakubwira hamwe wajya ni kuri Amazon. Amazon rwose ni urubuga abantu benshi haba hariho affiliate opportunities, ugakandaho bakaguha link yawe ukayijyana ku rubuga rwawe nkoranyambaga kuri Instagram yawe, warangiza abantu bagura ibicuruzwa runaka rwose amafaranga agahita kugeraho. Uburyo bwa kane wakoresha kwinjiza amafaranga kuri Instagram ni uburyo bwo kugurisha amafoto. Niba uri umuntu ukunda gufata amafoto meza cyangwa amafoto yawe cyangwa n'amafoto y'ibintu biri hanze, ibikorwa byawe runaka, Instagram nayo yagufasha kuba wakwinjiza amafaranga binyuze mu kugurisha amafoto. Rero uburyo bikorwamo nuko uba ufite website yagenewe kuba wagurisha amafoto, noneho abantu bakajya kuri Instagram yawe ukababwira yuko bakanda no kuri link bageza ku rubuga, barangiza bakigurira amafoto yawe rwose. Usibye ko wakora urubuga rwoshyiraho ya mafoto, ushobora kuba wanayagurisha ku zindi mbuga zagenewe gucuruza amafoto. Ibintu byamaza kuri Instagram yawe, umuntu yagera kuri Instagram akajya kuri za mbuga agatangira akagura amafoto yawe, amafaranga akakugeraho. Ni ibintu rwose bikorwa cyane cyane mu bihugu byateye imbere, ariko n'ahangaha uri mu Rwanda rwose wabikora kandi kwinjiza amafaranga. Ugatanga wakoresha kwinjiza amafaranga kuri Instagram mu buryo bwo kuba wasaba kuba wamanaginga imbuga z'abantu ku giti cyabo cyangwa n'amabuga
cyangwa n'amakampani runaka. Ni ukuvuga ngo hari abantu bafite imbuga ariko ugasanga ntabwo bafite umwanya uhagije wo kuzitaho mu gushyiraho amafoto, mu kwandika content runaka. Rero ushobora kuba washakisha abo bantu warangiza ukabakorera ako kazi ukababera aho batari. Website menshi aba ariho izi opportunities rwose. Gukora ubushakashatsi online uzageraho ubone amakampani aba yifuza ibi bikorwa. Ikindi unyuze ku rubuga rwa Fiverr cyangwa Upwork naho wabonaho freelancer opportunities, ukabonaho wakora ututuzi two kuba social media manager, ukaba wamanaginga izi mbuga nkoranyambaga z'abantu runaka. Rero naho ntuzatinye kujyaho, ni imbuga zakira abantu baturutse ku isi hose. Nawe rwose wajya ukabona utuzi ukajya managinga rwose social media y'abantu runaka wicariye iwawe mu rugo. Gatandatu, abantu binjizamo amafaranga kuri Instagram mu buryo bwa IGTV. Ibyo IGTV ikoramo ni uburyo bwa YouTube, ni uburyo bwashyizweho kugira ngo abantu bafite abafollowers bahagije bijyanye n'amabwiriza ya Instagram. Ahangaha wishyurwa bitewe n'abantu bagiye bakina kugeza byibuze 55% by'amafaranga yinjiye kuri video yawe ukayigerizwaho buri kwezi. Iyi IGTV ariko hari amabwiriza yihariye yigenga, ni uko urengeje imyaka 18. Icya kabiri ni uko ufite account ya business cyangwa creator account, kandi nuko iyi IGTV hari ibihugu utageramo, ibihugu rero hakaba harimo n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga binyuze kuri IGTV nuko ugomba kuba uri mu bihugu bya US, Australia na UK. Uri mu bindi bihugu wagerageza buriya buryo bundi nakubwiye haruguru n'ubundi ngiye kukubwira. Kandi rero wakwinjizamo amafaranga kuri Instagram ni uburyo bwo gukoresha Instagram badges. Iyo wagiye live ugaperforminga abantu bose bagakunda ibikorwa byawe, hari uburyo bwashyizweho bwa badges. Bivuga ngo umuntu wagukunze agenda agura amabadge warangiza ukinjiza amafaranga. Ngo uko umuntu ugukurikiye, umuntu warebye video yawe waguze badge uba winjiza amafaranga. Uko abantu bagura amabadge ari benshi niko n'amafaranga winjiza yiyongera. Hari ibihugu itageramo n'u Rwanda rurimo. Ni ukuvuga ngo ibihugu abantu bakorera kuri Instagram bemerewe kwinjiza amafaranga binyuze mu buryo bwa badge harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Australia, Ubufaransa, Espagne, Ubutaliyani, Age na Turukiya. Urumva yuko nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika kirimo. Rero nagushishikariza gukoresha bwa buryo nababwiye haruguru ugeze muri bone. Rero nka IGTV gukoresha iyi IG badges bisaba yuko wujuje imyaka 18. Ikindi ni uko ugomba kuba ufite business cyangwa creator account. Ikindi ukaba wujuje amabwiriza asabwa na Instagram monetization policies. Nuvuga ngo ukaba wujuje amabwiriza ajyanye n'uburyo Instagram yashyizeho ikorana n'abantu bakinjiza amafaranga. Ngeze ku musozo rero ndakeka mu byo nakubwiye ibi bintu 7 wabonye mu buryo bwawe bwose wahitamo ugakorera amafaranga kuri Instagram. Ikindi kandi ushobora kuba wowe utabyifuza ariko ufite inshuti ibikunda yumva yakwinjiza amafaranga binyuze mu buryo bwa Instagram, nagushishikariza kumusangiza ubutumwa kugira ngo agerageze amahirwe ye. Ikindi kandi niba utibonye muri iyi content hari izindi zizaza rwose mbabwira ubundi buryo wakwinjiza amafaranga ntuzacikwe. Reka ngushimire kuba wabanye nanjye kugeza ku musozo. Bakunze ibyo twakuganirije wakanda kuri like ndetse ukanasangiza inshuti n'abavandimwe mu butumwa. Ikindi kandi twagushishikariza no kwatwandikira hano hasi ukatugezaho igitekerezo ku byo twakuganirije. Ikindi kandi nakwibutsa no kwakanda kuri subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibindi biganiro by'ubutaha. Murakoze, nakagaruka. Bye.